reka wenda tubanze turebe kuri titire yacu ugenzi ngo bajya babona uko ihinduka tuti FRDC na M23 bararebana ayingwe. Yego. Ubu bari mu ntambara y'ubutita ariko n'intambara y'isasu. Yego. Barakugenda baterana amagambo ati ni wowe watangiye undi ni wowe watangiye. Yego. Ubu ejo natangajwe naho Kanyuka akora itangazo agira gutya. Nuvuga ngo body language ya Kanyuka ubwo yavugaga yaminingaga ngewe sinakurirwa nanajya kureba usoma itangazo ahubwo na body language ya Kanyuka. Yego. Uburyo avuga ati regime ya Kinshasa ati turabwira ati byo yigize turabwira ubutegetsi turabwira communauté internationale na communauté nationale ko regime ya Kinshasa ikomeje gutegura ibite ati kandi nono turabamenyesha yuko dufite n'uburenganzira bwo gusubiza ibyo bitero twarangiza tukajya naho bituruka tugacleaning. Yego. Umva rero ninjoro ngo nge nakedi twaze dutebya tuti Bujumbura na iraraswa Bujumbura se uti ntibyashoboka kuko mu hantu harimo suruse muri suruse zirimo oya ariko barabisobanuye Bujumbura basobanuye ko umunsi Uvira yarashwe bazarasa mu Rwanda si urukubyumva bongere barase no kuri M23 oya bya M23 byo tubyihorera. Oya warashe mu Rwanda se wahava amahoro nzaba ndeba. Oya warashe mu Rwanda wahava amahoro ndaba ndeba nako ntabwo wahava amahoro. Naho ibya M23 byo baraziranye basanzwe wenda barajyamo no gusuzugurana wenda bati ngewe nabo hano rundi biha gusuzugura M23 kandi igeze ahantu ibakubita buda bonda bashobora gusuzugura basigara badafite. Urabona ndaza gukumbisha audio reka nze wenda mbanze nkumbishe bumve ko ageze ajya ndyohera cyane abadede barimo bararira bongeye kubakoramo baretse nze wenda ku bantu batatwumvishe ndaje nukumbishe uyumvira umbe kuntu barimo barira. Ikindi nuko turaza kureba kwanza ku ngabo 2500 byageze muri Uvira. Ibyo byose nibije kurwana niyo mpamvu tuvuga tuti barareba nayingwe ariko ntago tuzuri buze kunogura ijisho ninde cyangwa se uri buze gusigarana Uvira ninde. Turaza kureba kandi unyibutse utwo tugingo ndi kugenda ngwa turaza kureba n'ukuntu Wazarendo ejo yagize gutya abantu bakajya kubona igaragaye mu mujyi wahe Bukavu. Yego abanyabukavu bati ibi ni biki nanjye ntago nabanje kubyemera. Umuntu yabanje no kubimbwira rwose sinabyumva ntago wumva ko rero nani ntago baza baturutse bazi ko abanyabukavu twavuganaga bazi ko M23 iri mu nzira zose zishoka zerekera mu bice byangweshe ariko bagiye kubona na Wazarendo inamera nk'ikoresheje inama mu mujyi akanya gatoya na Wazarendo ngo 10 bafite n'imbunda zabo ariko ntabwo ari ubwa mbere bibaye ibyo ntago byumvikana ntabwo ari ubwa mbere bibaye. Uribuka hari hafi ya Kavumu ko baje bagahagarara rwose quartier aba rero ni banarwaye ni banabafasha baburi burengero baje nk'ibimanuka bari abarwanyi 10 ni bakeya abarwanyi 10 bakeya bafite imbunda ndavuga ko tuvuge nuko wenda ari Abazarendo musuzugura babaye nk'aba special force. Oya ntabwo 10 babari bakeya ntabwo ndi gusuzugura le marque qu'ils peuvent causer. Ndashaka kuvuga kubyerekeranye no gutaha kwabo abantu 10 biroroshye kwinjira mu bantu bageta disperse. Urumva rero M23 ikeneye intelligence n'abandi bantu n'abagari bagaze nkanga abantu baje ari nk'10 umwe akanyura aha undi akanyura hepfo undi akanyura hirya niyo wazuje kubashaka byibura ushobora gukurikira babiri gusa abandi 8 ntabwo bamenya aho banyuze. Yego so birumvikana ariko turabirebaho n'ibyo abaturage bavuga kuko twebwe bati miki ntituzi uko byagenze ubwo ndavuga umwe mu mboni zanjye ziva mu mujyi wa Bukavu barurimo bivuga ariko reka baze gato nkumvishe ikikubwira ubundi ko ibintu biri kugenda bizana impinduka. Ndavuga nkatwe tumaze kugira kumenyera inararibonye muri zino ntambara kubasha kuzikoraho reporting no gushaka amakuru. Yego. Ubu ngubu ukuntu bigenda amakuru kubona amakuru biragoye pe kubona amakuru ntukabona umuntu yabonye ugire ngo biba byanyoroheye. Icyambere amakuru bisa ngo yabone nk'ubu ngubu abarundi barwana na M23 FRDC Wazarendo FDL bisanga amakuru yakure muri ibyo bikundi byose. Yego.
iyo babashije kubona yo mu bazarenda, abazarenda akenshi burya baguha su forume y'uko situwasiyo ihagaze. ngewe mbona ahubwo amakuru yabo ashobora kuba ari wayizera kurenza y'abandi. Ntago nayizera, none wayikwizera y'abarundi bose nta n'umwe nizera ariko iyo nyahuje mbasha gukuramo inkuru. Yego. Kubera iki? Abazarenda hari igihe bazavuga ko bafashe Katana bati twafashe Kavumu, ariko akenshi igihe bivuga bari hafi aho ngaho cyangwa barashe nk'udusasu dukeya, ugomba kumenya nyine ngo barwaniye. Hakaza abarundi bati twebwe turakomeye tumeze gutya na gutya, gusa ingabo z'uburundi zipfa zivuga zakubiswe. Nibyo nanjye navuga, ariko imbonera kure niyo zanavuga zishobora kuvuga zishaka kuvuga ibyo wowe ibyo zikeneye ko wowe wumva. Rozo ntizikunda kuvuga, buriya zivuga zakubiswe. Nubona amaudio yazo arimo asirikira ziba zirimo zitaka, ziba zibabaye. Ziba zibabaye cyangwa se gusa ariko barayaguha amakuru. Ingabo z'uburundi zitanga amakuru. Hanyuma wajya mu Burundi, abakunzi bacu baduha amakuru ndetse n'imbonera kure zirayatanga. FRDC bo barayatanga niba nabeshya. FRDC nabwo. Rero ibyo byose kugira ngo yabone kuko dufite imboni, urayibwira uti ari nk'imboni ushaka kugira ukayibwira nk'ubu hariyo mfite iri gukata ahantu havuze henshi cyane mu minsi mike iraduhimbira ipuko. Yego. Iri kujya kandi muri izo fose iri kuziyinjiramo. Ibyo ni biso. Reka nkwereke twagiye ngwe nkumvishe umva imbonera kure. Ubwo tugiye mu Burundi ndaje nkumvishe n'izindi audio za wazarendo, sibyo? Yego. Ndetse wumve batangiye kwibaza ati ariko ubundi abasaza bayoboye iki gihugu buriya kikwereka ko ibintu bitoroshye. Ababazehe tebari ibintu barimo batugirira, uretse ababazehe ariko baratugirira si amagirwa yabo yo gutanga ibimazi. Munsigurira gute ingene ubushigigu cyose mu mwijima ngo ariko bateranya insinga z'umuyaga nkuba. Ntabaramumbwire gushika naho impinja zipfira mu vyuma mu bitaro. Oya vrema, ibi bintu mu mugambwe barakwiye kwihagarika. None nk'ubu twoza turabwira za ntumva ngo iki ibi nababuyoya ntabyo bakoze igihe twari ko tubasongako. Byatangwe tuzi ngo ni ugukomesha za mujeri. none mbona byakwa kudukora ko twese. Babumvishe ubwo byatangiye umva ko akababaro gukomesha za mujeri na ukumve ko nabantu basha bavuga batutse nibaza ariko bavuga yego zo batuka gutya. Yego, none umuriro warabura gaseze za mujeri zikabura umuriro zonyine. Niho babiri ibintu biwerewere uzuguribaza aba bantu bavuga gutya cyangwa uyu muturage urumva bamufata nk'umuntu waba umuyobozi aba yavuga gutyo kurumva ntago ari ubwenge. Basore wenda kwambuze gutyo ko ari biwerewere uvuze ngo uzamujeri ngo byatangiye bagira ngo nukuzikomeje. Hanyuma iyo umuriro ubuze muri quartier imwe wibaza ko mwese batora mujeri zonyine zibura umuriro. Nyine hari ibintu abuda ubundi ibintu by'ivangura amoko si ibintu by'abantu bakwiye kuba bimika. Nta nubwo hakwiye kuba leadership ishingiye ku moko. Iyo bibayeho rero ejo bundi twagiranye ikiganiro na Rudahunga naramubazaga nti umuti twarangira Burundi n'uwuhe. Twarashakishije umuti turawubura, dusanga umuti ari uko iriya guverinoma yabivamo. Ntago njye mbona ko yavaho kuko Burundi hakenewe guhinduka byinshi. Hakenewe ubwo mwebwe nuko mubibona. Nicyo gitekerezo natangaga cyonyine gusa. Uzi impamvu nagitanga kubera ko nabonaga ibintu byose tuvuga ibyo abaturage bavuga iriya guverinoma nabizi ariko ntibikora. Ishaka kuba idafite ubushobozi bwo kubikora. Idafite ubushobozi ivaho rero yakwikuraho se yabuze nta competence ifite yakwikuraho. Ninde muntu yicarenjinga? Iyo muvuga ngo guverinoma irakurwaho nande? Irakurwaho nande? Babarugurika batuze bayoborwe kuko byaranze Rabini warabizi rwose. Nta tujya twivugana ihangana imvuze gusa byarabananiye. None se niba nta muntu ushobora gucarenjinga leta nyine irakora ibyo yapanze ibyifite. Niba badede ari ibi bafite byo kubaburisha umuriro nibyo nyine biri mu byo bagomba kuba
sibyo kubura mazutu biri mu byo babapangiye none saba minisitari la republique est dans la rue ntago igihugu cy'ubundi cyaryoshye abantu mujye muri ibyo ngibyo muri muhanda rwose ubwo uwashobora yayitora oya republique washaka ushobora yayitora biri muri polisi yabetse ngorane ibyo gukenesha igihugu ajya nizova byagaze vuba Waruzi gwa runyoni bahabwa n'igihugu kiraho ntiwe ndavuga izina nyazi ko umuntu wese acakimenya nko murundi wese acamenye ico gihugu wazananye mu waruzi ko goza ari kintu cyaruzanye gukora cyari ico bahengereje bakarusohora bakarutembereza igihugu cyose ngo rukingiye ubutegetsi abona ko barajyaraguye ego urunyoni bavuga se si drone buri bafite ibyo bavuga harimo za slang reka twigire mu yandi maudio sasa urumva abda mwebwe musaba abantu ibyo badafite baguhe mazutu barayikura barayicukura se ese mu Rwanda bacukura mazutu hanyuma murabasaba kubayobora neza ubwo turavuga leadership musaba bayigezehe barayifite barayigeze barayisarura nta gahunda yari yo kuyibona rero hari igihe mu bivuga rwose nk'isekera nkumva nta nubwo nkwiye kubikoraho komete katwumva izindi audio zirahari zivuga bizanye umbe kuna abarundi bari mu burakari gusa ariko budafite icyo bushobora guhindura ibi byose biri kuva he Burito mutwigamba ko ngo byarabotse ngo amatona naya ngo yarabotse nta perezida avuga ibyo kurya by'abarundi birimo bibora nta minisitiri avuga ibyo kurya by'abarundi birimo bibora nta mbonera kuri mvuga ibyo kurya by'abarundi birimo bibora abantu bariko barasonza uyu munsi mugere murabe abantu benshi nta interineti bafise hari igihe interineti yabura mu gace kamwe ariko interineti ibura mu gihugu cyose namushikirangaje wigera ubona yicaye avuga ati interineti yabuze tuyirondere imyaka n'imyaka iragenda ngaho igashira igitoro cyamara kubura uyoboye SNDD-FDD ugaza wumva radio ngwiga kugenda n'amaguru ngwiga kugenda n'amaguru ngabo ntibogenda n'amaguru bako batwaruka kugenda n'amaguru nuko ko baba bitwa bategetse arimo arabwiriza abamodoka bafisa ni menshi arababaye urumva uburakari umugabo afite ariko se arakora iki abarundi babonye bafise imituka myinshi gusumba ibindi bihugu ngabo nabwo bifise imituka baba ko bayigira nibiga kugenda n'amaguru hanyuma natwe twiga kugenda n'amaguru nkabo twese nituba tugenda n'amaguru tuzovyiga ngaho tuvyemere kuri iyo mpamvu abarundi bararakaye uyu munsi mugere murabe amafaranga ibintu bigugwa mu gihugu nubwo bigera bicara hamwe bateka tuvyigeho bino bibazo tubikemure inzu yaho ikotwa amafaranga 150 cyangwa 100 igeze ku 400 ugasanga uwo muntu nahembwa amafaranga angana n'uko nubwo bibabwa bateka twicara bino bintu tubigabanye ni mugesa umupolisi cyangwa umuganga n'umwarimu birababaje niyo mpamvu mubona hariho abaganga benshi n'abarimu bahunga igihugu ugasanga uwo muganga ubu se ibi muturage avuga birahagije reka tujye ahandi abarundi benshi bararushe kandi byari muzihe nzira abarundi benshi bararushe kandi bazokwirwanaho ndiko nabivuga aho nahanuriye ni kera ndiko nabivuga nagerageje gusukamo amabisi n'abahanura mu bwenge ntibumve ni kera aho nagerageje kubivugavuga ni kera aho nagerageje kuvyamagana ni kera abarundi bararushe kandi mubikomeje bazoba kuza umuheto mutegure nabo bawutegure uzotsinda azotsinda uzotsindwa azotsindwa ntabwo abarundi bazakwemera kubaho nk'abaja kandi bafise igihugu ntabwo abarundi bazakwemera kubaho nk'abacakara kandi bafise igihugu kubera ko nimuhanurwa nubagiriye inama ntimumwemera muzoca
muzoshake munkureho munyice muzobibona nikizokurikira muzokibona abarundi bibageze mwizosi bose bararira ab'ubwoko bwose bararira abo mu migambwe yose bararira gusa abahutu si n'abatutsi gusa bose bari ku mazi abiri muzobibona nirukambana ikibabaje nabo bategetse baduca bahunga hanyuma abo bato babyinjiramo akaba ari bo bazohagorerwa bana ba mama mugo bamwitware neza abayobozi bacu bariko batwara nabi mugo bamwitware neza nta gihe kirekire gisigaye muzobibona mugo bamwitware neza politike yacu mu bigomba y'u Burundi muyigendere kure kuko nibariko bariyubaka no mu nzego nibariko bariyubaka no mu bijyanye n'abajejwe umutekano nibariko bariyubaka ndabarahiye mu gihe utari kuriyubaka hari abandi barimo biyubaka aho ni mu Burundi twumva iyindi no muri abo mwumva ngo bajejwe umutekano reka turekere igihugu cy'u Burundi mu Burundi ibintu ni shambaride ibintu ni imberenge ni shambaride rwose byabaye shambaride no kubuturanyi yabo uvira aho ngaho nabyo ni shambaride bibaye beaucoup plus shambaride aho ngaho wasanga no Burundi inside mu gihugu shambaride hanyuma ku mupaka shambaride no hirya y'umupaka shambaride erega buriya nibyo tutavuga mu kibira bageze ngo ubwo warohe baranigwa na za ngabo zitazwe mu kibira ngo zibakora buri munsi ariko bakivuyemo bazanyemo FDLR n'aba FRN bazanamo izombonera kuri n'abandi barashaka ngo kuzinjira mu Rwanda ko ikintu kintangaza niwe mvetora basanzeyo ntumbaze ngo amashoka n'amakirida n'ibikwasi nibyo byirirwa bibariho ejo baravuze ngo bashyiramo nanuza ngo n'inyundo basigaye n'inyundo n'imisumari abakomando b'Ivetero basigaye bagenda n'utunyundo utuntu tumeze nk'inyundo ariko abakomando baragira buda uzarebe n'abaje yego akanyundo nani harakabona ngiye barabonaga lepel udutiyo duhinwa turi nuse nk'abakomando bahani wacu ndavuga bo mu Rwanda bagira amashoka ibyuma imigozi bagira ibikoresho byinshi agatiyo ni igikoresho gikomeye cyane kubera ko ahantu hose bakoze position bimuriye position yabo aho bamaze gufata bataranatangira kurya cyangwa se kubaka indaki nani kubaka aho baryama akagatiyo uhita cukura mu minota itarenze kagufasha gucukura ako kanya kuba nawe uri umusipeshora ako kagahino kakabika kuba nawe uri umusipeshora ako kantu ni ngombwa cyane kubera ko ahantu uzi ko buriya wagira ahantu utafite akantu ko gucukuza bakakubwira ko bafite ibyuma ugakora n'intoki zawe n'icyuma wakibuze n'intoki wabikora abakomando bagira ibyuma abakomando bagendana ibyuma bagira imihoro ahubwo si n'ibyuma ni ibyuma bimeze nk'imihoro binini urumva rero bakubwira ko no mu kiroto urumva abarundi uko bimeze ubwo twari hari mu ndashaka na nonso mbere itangazo rya Kanyuka ibyo yavuze ni rundi nibyo yasubiyemo ku munsi w'ejo iyo bise mizanjuru cyangwa reba kwanza ibya Steve Wembe ndabizi nibyo bikora ko ni wana bisharinze ahubwo reba kuri groupe ya Bwiza urahita ubona ibya Steve Wembe noneho tubone tugenda tureba buri kantu ku kandi sibyo Steve nani Kanyuka we yavuze ati le régime illégitime de Kinshasa persiste dans sa duplicité criminelle et piétine les efforts irresponsables des dirigeants régionaux et des partenaires internationaux visant à résoudre pacifiquement le conflit en RDC. Ati ubutegetsi bwa Kinshasa budakurikiza amategeko buracyakomeje ibikorwa byabo byo gukandagira ntuza gutesha agaciro ibyo bihemeje muri gutesha agaciro iyi process ya ntuza ya Doha ubushake bwinshi bw'abayobozi b'ibihugu n'abayobozi b'uturere n'abayobozi b'ibihugu bagize mu kugira ngo hagaruke amahoro niko yavuga yego ati ubwo butegetsi bukomeje kohereza ingabo nyinshi n'ibikoresho byinshi mu bice bitandukanye ati Uvira bazanye abamirise b'abateroriste FDLR Mayi Mayi Imbonerakure
babavanye Hewa Bora, Kindu, Kilembe. abo ni babandi Mwimbi, twavuze ejo mu gitondo Bujumbura. buriya abo ngabo abo nyamara abantu bagiye bemera amakuru tubahabuda tuba twabahaye amakuru rwose aho uribuka ejo mu gitondo n'amagara mitwe abakora aba FDL 150 bari barimo bazamuka mu bice bya Fizi bazaza Rugezi Yego tuvuga ko bavuye Kindu yego Kanyuka ibyo nibyo nibyo yazanye yego Awarikale 5 rotations d'Antonov Buffalo des FARDC en provenance de Kisangani. hanyuma rero yego abantu barabyibuka ejo bundi tuvuga tuti haje bata yitwa Buffalo yego nta bantu babyizeraga ntabwo babyumvaga yego singibyo haje turu eshanu z'indege ya Antonov izanye Buffalo izanye Buffalo izanye imbogo zigiye guhura n'intare l'Alliance Fleuve Congo pour témoin à la communauté internationale. ati turahamiriza communauté internationale cyangwa turatanga abagabo yego et se réserve le droit de protéger les populations civiles. dufite rwose uburyo cyangwa dufite ubushake bwo kwirinda no kurinda abaturage si byose dufite droit yo kugira ngo dufite uburenganzira yego ainsi que d'éliminer nuko ushaka ko mpita mvuga ko gutyo direct translation direct ainsi que d'éliminer toute menace à sa source kandi tuzakuraho umwanzi n'ibikorwa byo byose naho bituruka dore aho aturuka source yego umva rero niyo ngiyo kandi yabivuze arakaye yagiraga gutya ati ibyo bigize fata ya video ya Kanyuka abantu bayirebe barebe body language ya Kanyuka ubona ko ibyo bihaye ni nako kandi Wiringoma nawe yavuga bivuze na Wiringoma nawe nuko yavuze nawe niko yavuze avuga ati umwanzi akomeje gutegura ibintu ariko ati ntare zimeze zite ati ziri tayari ozage ziri kureba zirabyitegereza ziracunze ziri maso yego iyo video nayidushireho abantu barebe body language ya Kanyuka uburyo Kanyuka arimo acting agaragaza afite uburakari yego afite uburakari yego iyo body language zamura noza yiture ibyo avuga nibyo twahoze tunavuga visant à résoudre pacifiquement les conflits en RDC. Ces régimes gabanya zoom yawe yantuze ainsi que ses provocations et attaques. À Uvira, il a déployé des milices terroristes FDLR, Mai Mai, Imbonerakure, venus de Hewa Bora, Kindu, Kilembe, Wimbi et Bujumbura. À Walikale, 5 rotations d'Antonov Buffalo des FARDC, à provenance de Kisangani et Beni, ont acheminé des troupes et armes lourdes. L'Alliance Fleuve Congo prend à témoin la communauté nationale et internationale et se réserve le droit de protéger les populations civiles ainsi que d'éliminer toute menace à sa source. Yego nuko wenda bisigana ariko hariya asoza avuga ati tugomba kurinda abaturage kandi abadutera tuzakurikirana azamura kuriya naho agira gutya babirebe uburyo Kanyuka ameze yego aha rero tubona ko aho yari yicaye wenda tuvuge n'urugero mu nama bamubwira ati ugomba kuvuga ibi uburakari bose bari bafite n'uburyo nawe yari ameze uburyo yafiringaga the feelings ahubwo yarababwiye ati mwe mwicano ngiye kubivuga akirakaye mwe mwicano kubivuga ngewe akirishaje akifite ariko cyo koza reka mubwira buda cyembe nabwo betura abakristo n'abapadiri rwose bandari nkanjye persiste dans sa duplicité criminelle nakaba narakoze ibirenze rwose ntabwo ari abakristo biriya bari kuvuga ariko yegera mikoro ya buda ikintu cyo kutaza mikoro yawe iri hejuru ntabwo ivuga zamura ikintu cyo no kwizamura ikirango gutya zamura mikrofone yawe ongera okay ntabwo inkingiriza se buriya bakeneye kureba mu maso bose bakeneye kumva ibyo uvuga ikigaragara cyo nuko ubu ngubu yaje kuvuga ngo M23 ngo n'abapadiri ntabwo ari byo ahubwo biri bivuga ishaka gusobanura ko yabikoze biriya yabikoze tuyabakubise yabahondaguye
ikaba iri kubasobanurira ati twari twabibonye ati urebye noneho FRDC nabo ejo Sylvestre Ekenge yego yagize gutya nawe agira gute asohora ijambo katwisomera inkuru n'abashaka kuyisoma ajye kuri bwiza.com. iyi nkuru iba yegeranyijwe n'ikinyamakuru bwiza.com aho bavuga ko umutwe wa M23 n'ingabo za leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bakomeje gushinjanya ubushotoranyi no guteguzanya kurasana mu gihe intambara ikomeye hagati y'impande zombi ikomeje gututumba. Ahubwo narimo iyo umuntu avuze ngo uri gututumba no kuvuga ngo ntiraba kandi mu by'ukuri ariko urebye nta ndubwirana ziratombe se tumaze iminsi tubona ni tombe ziri inyuma yongo ntiziharaza umujyi. Ni tombe ziriya zinakaze byo ziriya ni tombe kubera ko nizo zibanziriza kugusha wagize ngo igiti kigwa wahundahunzeho kubanza guca imizi no guturuka impande n'impande navuga ko FARDC ku wa kabiri ku munsi w'ejo tariki ya 12 Nyakanga ni Kanama rwose agari Nyakanga yashyizeho Nyakanga biciye umuvugizi wayo Major General Sylvestre Ekenge yashije ingabo za M23 kuba zikomeje kugaba ibitero ku birindo byayo biherereye mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru na Kivu y'Amajyepfo. Ejo FARDC nayo ngo yiri bajugunya ikintu cyitwa bombe muri za Masisi na drone ngo ziri hejuru ejo ngo byari imberenge cyane zizunguruka ariko na M23 ngo niyo yabanje kujya kubigizayo gucleaninga area irangije garutse barayigarukana uyu ngo byari umuriro. So hano ariko ushobora gusanga ziriya buffalo zikomeye gusa si buffalo ziri kurwana kabiri gutuma M23 ivuga se none se niba bavuga ngo bamaze gucleaninga bagaruka ati mudutabare bakabona ngabo buffalo zigiye kuza kuturasa ari buffalo. Reka turebe ati ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo zitanze umugabo ku banyagihugu n'amahanga ku myitwarire M23 gushyira imbere intambara ndetse n'ibitero bitandukanye iri huriro ryagabye ku birindiro byacu muri Kivu y'Amajyaruguru ndetse na Kivu y'Amajyepfo. Ekenge mu itangazo yasohoye kandi yavuze ko ryasohotse ejo rwose ejo nka saa 12 saa moya nibwo naribonye. Yavuze ko M23 ikomeje kwica abasivili batagira ikirenga muri Kivu y'Amajyaruguru by'umwihariko abahutu umve ko batagira kirengera. Ati ibyo yagaragaje nk'ibinyuranyije yabigaragaje nyine nk'ibinyuranyije n'amasezerano y'amahoro ya Washington n'amahame yibanze aganisha ku guhagarika intambara Kinshasa na FC M23 bashyize umukono idoha muri Nyakanga. Hanyuma Washington zama gute kandi ibyo mba nibaza Washington na M23 abizamo biti n'ubushake ni ibintu bagiye bumvikanaho kugira ngo bavuga ati ni nk'uburyo bwo kubabwira ati RDF ibyo ni ibintu hari abanze kukomeje kugashyiramo n'ubundi buryo bwo kuvuga ngo RDF bikavugirwa muri social media gusa yego kuza abandi bantu yego niho baza gukomera RDF hanyuma ntabwo bavuga ngo AFCM 23 RDF nta kuntu bazabamerera nabi none ubu ngo baravuga ati rero dore bari kwangiza Washington bakanangiza do none se mu turigeze ya Washington yewe iki nicyo itubona nyine ko harimo akana rega buda urebye neza ntaga amasezerano biragoye ko azajya mu ntuza mu bikorwa yaba doha yaba Washington azasinywa gusa ariko kuyashyira mu bikorwa bizagorana. Hanyuma FARDC yateguje ko ishobora gusubiza ibitero M23 iri kuyigabaho mu gihe uyu mutwe nawo umaze iminsi tutanga impuruza kuba ingabo za leta zikomeje koherezwa mu bice bitandukanye ku bwishi ari nako zigaba ibitero mu duce dutuwe n'abaturage. M23 nayo ngira ngo tumaze kwivuga biciye nyine muvugizi wayo Lois Kanyuka nawe ejo yabivuze bavuga ati ubutegetsi butemewe bwa Kinshasa ko kantu ntago tujya tukavuga Kanyuka butemewe kandi mukajyana principe nabo bakunda beshyana urana bose bo bareme n'inyeshyamba ntizemewe bose ntago bemewe ariko ubutegetsi bwa Kinshasa bwo buremewe no kuvuga ngo wenda mu maso ya M23 ntibwemewe sinzi n'impamvu mu maso yabo butemewe kubera ko icyatumye bafata ibirwanisho mu maso yabo no muri mu byo mu mibereho yabo ntago bwemewe bakagumbye kuvuga ko ari ubutegetsi budashoboye
ariko butemewe bwo ariko impamvu nkeka bagendera kuri bya bindi byo kuba Tshisekedi yarahawe ubutegetsi na Nanga. Nanga se ko batamufunze. Nanga se ntiyahunze we ahungiye yaje gushaka restauration d'autorité. Buriya butegetsi bwa Felix Antoine Tshisekedi buriya mu mutwe wa Nanga buriya ngiye sinibaza ikizere twa Nanga cyangwa kingana gute mu magambo avuga. Ubwo utakimaye ntiwajya Kabila, utakimaye nkubwira abantu benshi utagiye hasi. Yego ubundi reka duhere mu Rwanda. Yego hari abantu benshi wahita ubona ko badakwiye kujya mu butegetsi mu Rwanda mu buyobozi. Yego abo ni bande? Ntabyo mvuze. Nanga ko turi muri Kongo. Ngewe Nanga icyo nshaka kukwereka nuko politike ni muzunguruko n'uruziga. Nanga umunsi biri kabudana birazi wanje. Yego tubona umunsi nta nyungu afite yo kuvuga ubutegetsi bwa Kongo neza. Ntayo. Nta kintu kiza afite cyo kuvuga ku butegetsi bwa Kongo. None Nanga igihe yari muri Kinshasa yakoze role ye neza cyane. Role ye yari yo kugeza Felix Antoine Tshisekedi ku butegetsi. Yarayikoze arayuzuza. Abwira abaturage bose ko misiyo yirangiye kandi ko umutegetsi bamubonye. Kubivugira hano rero ntabwo bisa neza. Hanyuma Kabila wowe watanze inkoni, watanze ububasha ubwo yatanze ihererekanya ububasha ku butegetsi bwa Kabila ntabwo yigeze asobanura cyane uburyo yatanze ububasha kuko n'ubundi igihe cye cyari cyarangiye. Ntiyanabivuga. Nta nubwo yanabivuga ariko igihe cyo cyari cyarangiye. Nuko dukina gusa akavuga ko ubutegetsi ari bubi. Aba bagabo rero cyo ntekereza bakagombye kujya bavuga ati ubushobozi nta bushobozi bafite. Naho iriya ubutegetsi butemewe kandi ari babutanze. Nibo babutanze. Ariko ntekereza ko ubwo ni ku ruhande rwa Nanga, ariko muri Ventura bo ntekereza ko batari muri ubwo buryo. Ventura yo ifata Tshisekedi nk'umutegetsi udashoboye, ukurura amatiku, ukurura amacakubiri. Ibyo ubwabyo birahagije kugira ngo Ventura ishake kwavaho. Ariko kuvuga ko iri legitime ntabwo iri legitime rwose. Noneho akavuga ko ngo n'ubutegetsi butemewe bwa Kinshasa. Yego bigize kwica ngo ibyo impande zombi zemeranyijweho mu rwego rwo gukemura amakimbirane zifitanye mu mahoro. Ubwo yavugaga ko bagize gute bishe ibyo bemeranyijweho. Agakomeza avuga ko ngo ikomeje kohereza mu duce dutandukanye ingabo ku bwinshi. Ibyo yarabivuze, twanabivuzeho. Yavuze kandi ko ngo umujyi wa Uvira wo muri Kivu y'Amajyepfo Kinshasa ngo yamaze koherezamo abarwanyi b'umutwe wa FDLR Maimai imbonerakure ziturutse Hewabora, Kindu, Kirembe, Bwimbi na Bujumbura. Urumva ko Bujumbura ni ndiriki ya FDLR n'abapolisi. Ibyo bimaze igihe ariho ibintu byose bikorerwa. Ntago rero tugumya kubisoma twabivuze. So igihari ariko hagati aho tubwira abantu gukora like iyo bari kumwe natwe bakorera ahubwo tugitangira mission bajye bashyiraho like. Abantu magana ngahe tukaba dufite like 30 na zinga biteye isoni. They don't like. If you don't like, you leave. Yes, you leave. If you like, you stay. Kandi ukore like sibyo. Yego. So Abuda rero urebye neza bo bari mu ntambara yo kurebana y'ingwe, umwe ashinja undi ibyaha. Intambara inavuga y'ubutita ariko n'intambara yo ku butaka y'isasu. Bari mu ntambara ebyiri. Hari intambara barimo bakora y'amabaruwa no guterana amagambo ku social media. Akaba none intambara yaho ni butani kuvute bari gupigana kuri tere, urugero muri Warikare n'ahaza Masisi, none ujye muri Sidikivu. Bazanakomeza gutyo kugeza igihe statut ya M23 ifashwe ikamenyekana bakayumvikanaho. So twagerera turebe ejo ku munsi w'ejo M23 yafashe ibyo, nibaza ko twanabivuzeho. Turebe igice yafashe ni igice cyarimo ingabo z'u Burundi. Abarundi hano barakubiswe n'ahantu bacukuraga amazahabu menshi cyane. Kanze mparebe di hano bacukura bure bacukurisha abaturage local. Urumva nabo baracukura ubwabo. Oya bari basirikare. Ubwo si cyo badakora niki akubona ubwo ndetse muri za Rwaya ntibabaga mu birombe nabo. Yego babona abarwanyi baje bagashyiraho impuzu bakajya kurwana. Ni igice kiri muri Shabunda cyitwa Kanginda Chihamba.
nicyo barwaniye muri mejo teritwari ya Shabunda ngahangaha ngo abarundi na FARDC niho ngo bari buzuye bari gucukura zahabu ngo haba zahabu nyinshi cyane. ubu ngubu M23 iri gucukura ibyita yose iza kucukura ari guhera za Kamituga yarahakikira igendera irikomereza ahantu henshi yagiye imaze gufata hari za zahabu. buriya rero M23 iracukura none yagura drone iki? Ibyo ntabyo nzi. oya drone yazigura iki? Ibyo ntabyo nzi kuko ubwo byansaba ibindi. Uvuze ko icukurwa byasaba kugaragaza ugiye kuba nka UN ivuga ko ngo iyungukira mu mabuye igiti byo yinjiza ibyo ari byose ahantu ifashe nk'abantu bahayoboye. Of course bagomba kugira management y'ibiguhakorerwa byose harimo na economy. M23 yatangiye reka nkureka aba investisseurs babo aba inkunga bakomeye yatangiye irwanisha imbona nkeya ikagitoraguriza FARDC sibyo noneho igeze igoma noneho itoragura stock idasanzwe aho ngaho ishobora gukomeza ikarwana. Aho umuvugizi wayo yigeze kutubwira mu kiganiro ko imbunda bafashe mu mujyi wa Goma zabafasha gufata Kinshasa. Yego ariko ntabwo iyo stock iri inepuisable. Bagomba kumenya uburyo bwo kuyongera no gukura amafaranga. Ese abaturage bigo mubona ngaha imisorere yabo na economy turayizi ntabwo bameze neza, amafaranga ntabwo araboneka neza, imisoro ihari ibyo byose yatuma amabira agenda. Ndakiza ko Vetura itagura drone kubyo ku mafaranga yinjiza hano cyangwa itagura kuko yazigize mbere itanafata n'umujyi wa Goma. Uvuze ko yinjiza amafaranga igura drone mu mafaranga yakuye mu mabuye byo byaba atari byo kuko ibyo byose yabigize ahubwo ikintu uvuga ngo kubera kugera ahantu muri mu bukungu cyangwa se mu mutungo kamere bishobora kuyifasha kugira ijambo no kuba yagira amadiru menshi. Wagira ijambo udafite amafaranga se nyine ibyo nshaka kugusobanurira. Urugero nk'ahantu bakubwira ko nka Pinga yego haba amabuye ari kwisi niyo mabuye akora ibintu by'amabatiri y'imodoka zawe no modoka zikoresha amashanyarazi. Yego kandi batiri ahenze pe siko batiri igura muri miliyoni 3 ziriya modoka. Yego urumva rero kugera hariya umushoramari wari wese ruganda rukora urugero nk'abashinwa barazikora zino modoka ugiye abanyakoreya nibo barazikora, abanyamerika basigaye n'abanyaburayi benshi basigaye bazikora. Gufata kara gace byafasha M23 kujya gute kugira dire kuko uvuze ngo M23 ijya mu bucukuzi byasa nkaho yo ijya yi direct ishobora kujyamo indirect. Nibyo nakubwiye ngo ubundi ibice M23 ifite ntabwo bavuga ngo iracukura ahubwo ihitishiraho polisi itandukanye niyo guverinoma ifite. Yego iyo polisi rero isobanura uburyo amabuye acukurwa, uburyo ahererekanwa hagati y'abaguzi. Ntabwo M23 ijya mu bucukuzi nta nubwo umusirikare wagira abuda. Oya umusirikare ntabwo yacukura. Ubundi kankubwire muri M23 cyonzi nuko ibuye niwe mwanzi ni waduye wa mbere ibuye amabuye ku musirikare yego waraswa yego niwe mwanzi wa mbere. So rero ahubwo ikintu kiba kuko urumva nta nubwo bibira kuvuga ngo M23 turageze mu mabuye irikomereza ikagenda ko nkanga bamaze kurenga ahantu henshi ari ibirombe by'amabuye. Organisation y'icyama ntacyo bikora. Of course bagomba kubikora ko niba ufasha ahantu abaturage bakeneye kujya ku murongo. Urugero niba hari muzarendo wari ufite barriere iravaho urebye neza nko kugira za masizaro nta mabarriere ahari. Ugiye mu bice byose bacukura nta barriere ahari urumva imisoro bivaho. So M23 turumvishyiraho gahunda z'uburyo abantu bashobora gukorana bashobora gukora bafite umutekano ariko bagatanga umusoro. Ariko ntago nakubwira ngo ibyo amabuye bafashe niyagura ibikoresho ari ibyo ngibyo baba bataragera aho bagera. Bandi M23 yaba itaragera igeze ubu ngubu kubera ko batekereza amafaranga bashobora gukora amafaranga. Ubwo rero ibikoresho ahubwo igihari ibikoresho biva herera igihari kugira amahirwe yo gufata bino bice. Yego ni amahirwe yo kubona nyine ugeze mu madiru z'abashoramari. Urugero nibyo nabwo yani ariko uvuze diru uvuze amafaranga nyine ariko ntago ariyo icyo ntari kwemera ni ukuba wabirombera ngo ugiye guhita ugura drone ngo zivuye muri amabuye waba utagira cause waba utarakoze script. Oya reka meke aho ngaho ntabwo ari byo. Hari cause irahari. Yego cause irahari igenda inaba nini kurenza uko yari imbere. Yego cause irahari ufite n'intumbero y'ejo hazaza birahari ariko noneho ikintu waburaga yari means les moyens ziri kuza kandi zikagenda ziyongera. Bari bafite izihe moyens hanyuma ifadese yavuye bunagana ihavanywe n'iki
iriya ni determination oya yari determination yavanwe n'ubusase barasaga amashaza nyine yari ubutwari bw'ababatse hanyuma hano muri ntuza muri Nyiragongo none se FARDC yari ifite imbunda nkeya yarakubiswe ariko yakubiswe nyine yakubiswe na determination none se wibaza ko M23 yafashe Goma irashisha ibifaru M23 yego ko yahonzera M23 nyine wibaza ko yafashe Goma irashisha ibifaru oya ni tactique yakoresheje kugira ngo yifate none se yayikoreshaga idakoresha imbunda uzi ko turi Nyiragongo yego ibyo nako nari mbizi ariko ikarashisha ibifaru so yagize ngo FARDC ntiyari mu mazi abira baza ko yarashishaga igifaru no bakarashisha ikindi ariko ibifaru byo mu bintu wenda M23 yaguze ntago yigeze gura ibifaru bira nibyo yagiye none se ujya wibuka ko ibyo yagiye baka ariko nyine yarabibonye so rero nukuvuga ngo bira nibyo yagiye baka yego so reka dukomeze rero urebye neza ibice barimo bafata byinshi ni bice bikungahaye so wavuga ko ari ibice bishobora kugira icyo bihindura mu buryo bwa ekonomi ya M23 bikanahindura kandi na diplomasi kuko harazamo na diplomasi commerciale n'ubukungu n'amafaranga yego nibyo ndi kuvuga ko ntago wafata ahantu hari imizinga y'inzuki ngo nabwo kurya ubuki harazamo kugira amadiri y'ubucuruzi sibyo ashobora gushingira ku mikoranire n'abantu runaka cyangwa se na societe n'aba privé ubwabo aba privé bakora ikindi harabusanzemo bacukuraga imisoro batangaga irazi wawe so urumva ko habonetse inyungu ndetse n'ubukungu yego hanyuma turebe rero M23 abantu bareba ubwo mwavuze imiripuko ubundi abantu bagiye kuyibona kambaho urugero rwa mbere bavuze M23 mu itangazo Kanyuka yanavuze ahantu bamaze kurenga already yego yavuze ngo niho bari kudeployinga kandi barafasha hashize iminsi ibiri bafashe Zanzibira yego ibice byose bamaze kuyifata kera ameshoningamo urumva ko impamvu ari ugusobanura yego nko kuvuga ngo impamvu twafashe ni ibingibi iyo mpamvu ubwo rero ko ibi bavuga Uvira ubudagi ntago mbona no Uvira nubwo barayikikiye pe bagiye kure ariko sinyibona kure Uvira abarundi bagiye kuyikurwamo ahubwo watumye ngira impungenge umwe ngo mwabonye bazarandi 10 ngo muri quartier yego turabigeraho so icyambere ku munsi w'ejo bavuga ko hinjiye abasirikare benshi muri Uvira ibembe turivuga ntago ibeshya icyo ni cyo abantu babasha kumva ntibeshya ahubwo wakwibaza impamvu iri kubivuga ni iyihe ko kiri kubivuga ibyo nibyo tugiye kureba yego bareba ibice byose yavuze Bunyakiri yamaze iminsi harwanira kandi abari bahari bahuye n'ibibazo bikomeye cyane yego ndavuga ubwo coalition irimo FARDC na Wazalendo barakubiswe pe hari muri Bunyakiri barakubiswe kuko kugera muri bira bice bindi bagezemo nuko bari bamaze kujya gute bizeye ko bamaze gusekiriza inzira za Bunyakiri nta Muzalendo ushobora kuva cyangwa mu FARDC umurundi bambuka bakava Bunyakiri na za Kahuzi-Biega bajya Zanzibira cyangwa bajya muri za Uvira n'ahandi na za Katana hose bavuye Kahuzi-Biega baza bagana za Katana na za babashyizemo hagati Katana ntacyo baba bakora kuko bagiye kukubita ruguru hirya za Warungu urumva ntacyo baba bakora icyo ni kimwe barayiciye inzira ntawe uzi ngo bageze uzajya kuvukumve ngo bageze Rubutu cyangwa se bageze Karimi cyangwa se binjiye abarundi bo ubungubu bameze bate baricaye gusa mu makamba barirukanga aho eve tugeze barirukanga bari kubirukangaho yego nibyo twakubwiraga ko intambara ziri kuba M23 irakubitisha inyundo nta miyaga buda igihe cyo kwitegura bakoze umwanya wo kumenya ahantu baherereye umubare wabo bamenya imbaraga zabo yego nta miyaga kuri izi force bahanganye nuvuga ngo iri cyura uri mu nzira iracyura nyine yego Uvira ntabwo ishobora kuzaterwa Fizi ikirimo none se Fizi ntibafite force kandi zishoboye izi za Wazalendo Fizi hariyo FDLR hariyo Wazalendo bayakutumba n'abandi yego so Colonel Gakuvi yaravuze ngo niba mubwira gufata Uvira azayifata mbere y'igihe gito ikibazo nuko bisa nkaho bigaragara ko kandi barabizi igihe batera Uvira hari menya abantu bari za Fizi bazamuka Minembwe menya ariyo takitiki none se undi kankubaze bizasaba ko M23 n'urugero rumwe
uko bizi mu mirwanire yayo bisaba ko izamuka. Abari muri Uvira se barakora iki? bagiye mu kera. Bukavu ngo bayifashe yewe mbere yuko Bukavu ifatwa, urumva natwe tugira amakuru. Bukavu ifatwa rwose pe, habura iminsi twari tuzi ko, njye nari nzi ko M23 iri muri Bukavu. Niyo mpamvu ntigeze nshidikanya umunsi mvuga ko Bukavu yafashwe, nzi ko Bwiza ariyo ya mbere biburekinze. Yego, tuvuga ko Bukavu ifashwe, abarundi bamaze kuyivamo. Nari nzi ko M23 ubwabyo mbere yuko bafata Bukavu hari abasirikare bari bamazemo, urabona mbere yuko bafata Goma hari abasirikare bari baragiye mbere ya Goma. Yego, hari n'abari baragiye arabagendaga mu mato bamanuka hasi. Ndavuga ba M23 bambuka bagira bari barageze muri Bukavu kera. Yego, uvuga gufata Bukavu no kwisekiza gukuramo babana barasaga no gufata bya bigo bya kansa yo ntabwo byafashe kuri guverinora kujya kuri handi hose hari ama defense ya FARDC kuyajyaho. Ni umunsi umwe babikoze, n'igihe gito cyane. Kwa gatanu abarundi bayisohotsemo n'abandi bazarenda bari rukanga, basohotse Kavumu bahita basohoka na Bukavu. Kwa gatandatu babana birirwa banasahura n'iki. Kwa gatandatu ninjoro bari bamaze kujya gute kuyisekiriza bya Mungu yambuka muri Bukavu araza ku mupaka wa Rusizi. Barakomeje kuwa mbere Kamanyora na Rusizi ya kabiri, suko byagenze. Yego, so rero urebye neza na Uvira ibi buvuga ikintu nibaza, ahubwo nibaza ingabo z'abarundi zirimo hagati zizavamo gute na wazarendo barimo hagati bazavamo gute. Urebe neza urebe ukuntu nka Yakutumba ari umunyabwenge, yasohotse muri Uvira yanga kujya za Ruvungi, yanga kujya za Sange, yanga kuzana za Katogota, yigira muri Fizi. Yego, aha ashobora kuzava ahita yigira muri Tanzania agata yisohokera. Yego, mu gihe abarundi bo bagiye bijya kwirunda mu misozi y'iki, ino misozi ya Chaîne de Montagne igenda ikamanuka pili leho plateau. None urebe neza M23 nayo yanze kujyaho direct, yigende muhanda route numero D, irikomereza yigira za Shabunda, ikikira za Kamituga, irigendera iri kujya kure. Hanyuma mbwira umunsi bazabamanukana mu misozi bizagenda bite? Ya Imana yonyine. Gerard ni perezida wa Assemblée ati abanyamasengesho musenge, ati mugomba gusenga ibindi bintu n'imberenge. Ari n'abantu bajya bafikuzimu bakaza narayumvise noneho narashekeje cyane. Kamwibutsa kandi kandi n'abantu bakurikira wenda nkabwiza ati baribuka Gakufu yunguyu ajyanye se Matama Minembwe akabanyuza hagati mu ngabo z'u Burundi no mu ngabo z'abazareno na FARDC. Yego, abantu babyibuka neza muri operation yabereye Kaziba. Yego, yari irimo batayo ya 10 y'abarundi na batayo ya 8. Yego, barwana na batayo ya 8 y'abarundi nako ya 10 irakubitwa pe, ngo iyo yari abategereje ko yari bizi ko ari kuzamuka za Katogo tabazamuka bajya muri Minembwe bagomba kunyura Rurambo. Icyabaye niki nuko bazamuka Generali Sematama ndetse na Colonel Gakufi n'ingabo zabo, ngo harimo n'abagiye bari hafi ngo bambaye imyenda nk'iy'abarundi. Yego, urabyibuka neza. C'est question yo ndashaka kwereka uburyo gukonfunda umwana bizagenda. Ubundi Uvira kuberamo intambara ya nyuma, izabiramo intambara ya nyuma, cyangwa se abarundi bazayisohokamo, M23 yijyemo, wazarendo zisohokemo zihungire mu Burundi. Bese bari kureba ngo uburyo ishobora kubaho yaba ubundi negotiation zirarungu. Abazarendo nabo bari kwibaza turasohokamo tutarwanye kugira ngo Uvira idasenyuka. Wo nk'ubu urugero rumwe ntuza uyu Ngoma Nzito ejo bundi yarari mazerera muri hafi na M23 muri Ruvungi. Yego, niho yari no mahoteli yaho n'ingabo ze rwose n'amabido ndayafite. Ari no muntu n'umugabo twaturi kumwanyereka ama video ari mu bitanda bya hoteli imwe y'umuntu umwe yari arimo nyeka tishari tari muri hoteli zacu atanishyura. Urumva Ngoma Nzito hari amakuru avuga ko ashobora kuba bamubwiye ati Rudi Fizi. Yego, subira Fizi, ibyo uri gukora uri gutera iki. Yazamutse n'amakamyo nk'ukunda agenda amakamyo y'imyeru, zafitemo n'amarandu cruiser, afitemo n'amajipe. Yari yazamutse n'ingabo ze rwose, afite n'abasirikare benshi. Nabonye Ngoma Nzito afite abasirikare benshi.
habuze nabonye nk'abasirikare akiri n'umusore ntabwo Yego. bweze nk'abandi bashaje bakubwira ko ashobora kuba yabwiwe ati puringa yego we yari yagiye gutera iki M23 nk'uko bisanzwe nk'ibisanzwe. abazarendo uramutse neza ajya gutera yego yego sasa urebye neza uko Bukavu M23 yigezemo yirukanka M23 ubundi iri kurwana no gusenya inzira ubwo gende kuvuga uko mbibona yego bijyanye n'amakuru hari ntabwo ndi kuvuga ibyo nabwiwe cyangwa se ibyo ndi kuvuga uko mbibona uko urebye inzira yanyuzemo igenda uburyo yakikiye Warungu igakikira centre ya Mwenga ikikomereza ikigira muri Shabunda imeze nkaho yo iri gufata amapoint strategique y'imisozi nk'ubu yafashe ikibuga cy'indege cya Shabunda bivuze ngo nta reinforcement nta munition ishobora kuzana indege yego cyangwa yaza n'imodoka ngigere muri iyi misozi yaza Kaziba n'ahandi mbese muri chaîne de montagne cyangwa se muri Haut Plateau ntayo babona kuko bakubwira ko n'ubundi munition yavaga ntuza Kindu ikazika indege ikagwa mu kibuga cya Shabunda uyu munsi ntabwo byashoboka ko ikibuga kiri deja kiri kumwe na M23 irakomeje iragiye urebe neza reba aho twirwanaho yibereye ubwo ndashaka kwereka ibyo Gakufi yavuze ati igihe cyo cyose nahabwa amabwiriza bazakora Uvira nayikubita yego igihe hari n'icyo bivuze ngo nta murundi uzirukanka aze guhungira he muri Shabunda n'aba bandi bari hejuru muri za Fizi yo ruguru ntabwo bakwirukira Uvira ntibishoboka kuko Uvira yo izaba iri kwakumura inzira nimwe ni Kavimvira yego uvuga ngo uri Fizi we azagenda hakurya Tanzania yego azamanuka buriya risiki nibyo azaba afite na support y'amazi buriya nayo ariko burya itizewe wenda bazabareka ati mugende kugira ngo twiyorohereze ntaho dufiteho kubafunga ntabwo bizamera nk'ahantu hakurya aho bari babafungiye hariho ntibizashoboka kubareka inzira yego rumva imisozi bagahungiyemo n'inzira zakabazaniye munition already nakubwiye nkabonye akiri nta bava bari karengaje kuba support byararangiye inzira zirafunzwe ibibuga by'indege kati yego batwaye inzira zindi ubwo bari zirimo kuko nk'imboni yanjye yambwira ko M23 yarwanaga muri inzira ebyiri yego mu mihanda ibiri umuhanda unyura mu mashyamba n'undi unyura n'umuhanda munini ruva rwana mu mashyamba ikarwana nahe no mu muhanda mujyi no mu mihanda route iri principale so bivuze ngo rero nibashaka kumanuka Uvira kandi hari n'abakubwira ati Uvira rwose ati ko Uvira ishobora no kutazarenza ku cyumweru harabivuga akujya simbizi Uvira yatubereye ati Uvira n'ibindi bindi so Uvira urebye neza irimo iragenda ijya ku Munigo imeze nka Goma yego Uvira imeze nka Goma aho M23 yabanje kuza nk'ubu urabona imaze igeza Katogota baragiye bigira Fizi ba General Sematama bigumirayo bo bakubise umwanzi bamugiza hirya bisigara ahantu bafite ubuhumekero yego badafite ikibazo na kimwe abandi nabo baragumya bararyama ati dufite Uvira nta uzayikoraho iri mu rukuta nta uzarurenga ugerageje kuza gusenya urukuta rwa M23 agakubitwa barebe za Nyangezi za Kaziba haza Katogota niko byagiye bigenda ni nako kandi byari bimeze ubwo M23 ari muri za Nyuru na Bizuru abantu babyibuka neza turi Nyiragongo twajyaga tuvuga ukuntu M23 yagiye gafungira mu duce twitwa Nyamushwi na Kanyabuki urabyuka ko yaturwanyeho intambara ikomeye twegereye Kirunga twaduse turi ku Kirunga kandi na FARDC iri ku Kirunga Goma ijya gufatwa agasozi kari kazwi cyane na amabere y'inkumu cyane kuko urabona kari gateye nk'amabere y'inkumi ubwo ndashaka kwereka uburyo birisimira neza na Goma Goma ijya gufatwa Norbert yumvise amabere y'inkumi arayumva bahita yumva nyine ibyo agira ushagarira yego sasa twe twahoraga turekereje urabona ukuntu turekereje kuri Uvira abanyamakuru dukeneye inkuru twebwe yego jewe ndabivuga ntago
rwose tuvugisha ukuri M23 ntizaba muri Bukavu idafite Uvira kandi ntizaba muri Uvira idafite Karemi naho no muri nyine iyo muri Kindu. oya ishobora kuba Uvira idafite Karemi Ntabwo birashoboka birashoboka ariko buriya kubaho Bukavu udafite Uvira byo wumvishe ko yamentioninze ya mentioninze ariko nukuvuga ngo entre deux mots il faut choisir le moindre. Nukuvuga ngo ibintu bibiri wahitamo ikibi buhoro. Buriya kuguma i Bukavu iruhande rwa Uvira ntabwo ari byiza pe, ahubwo urashoboka ko waguma i Uvira Karemi uri kwireba hari hakurya, cyane cyane ko Karemi niyo ni amazi akenshi. Hanyuma urumva iyo nzira y'amazi idakeneye kwifunga se? Oya amazi ntabwo ari ngombwa cyane, ntabwo ari ngombwa cyane. Buryo umuntu gute aturutse mu mazi igihe cyari cyose. Uzi ko mu bintu bya mbere byo gufata umujyi wa Goma yabanje gufunga inzira y'amazi, yabanje kujya Kitembo, basigara badafite inzira yo kunyuramo y'amazi. Igeze itangiye urugamba rw'umujyi wa Goma iti nta ndege yongera guhaguruka kandi itarajya ku kibuga cy'indege. No kubera ko izindi nzira zose zari zifunze. None no kuvuga ngo iz'amazi rero impamvu bafunze hano Ikivu, amazi niyo yarasigaye ariyo nzira yonyine ya provisionnement. No kuvuga ngo kuyifunga nyine ubwo hiso niko kubabwira uti ubu muri prison birarangiye. None se ntiyabasigiye inzira ijya mu Rwanda ariko Karemi abandi bakajya muri Monisco. Yabasigiye inzira ijya mu Rwanda abandi bajya muri Monisco. Rega Monisco ni amayeri kamubwire M23 nabyo ubibonamo. Kubabwira ngo mujye muri Monisco bwari uburyo kuborohereza ubwonko biti uko kumubwira umusigati hungira muri Monisco wamuhaye ubuhungiro. Kumubwira ati weshyira imbunda hasi ntacyo ndabatwara, ntacyo ndi bugutware. Umusigati batasunda Rwanda ikireka nige muri Monisco. Urendi murari yawe yayiciye. Wari kurwana ati kandi abantu bari kuntanga muri Monisco. Abantu bari bagezeyo. Kuko iza kuvuga ngo nanone yari yamaze gufunga inzira y'amazi n'ikirere. Asigara inzira he iza mu Rwanda. Bivuze ngo umusirikare bati giyewe ntago ndi buhungire mu Rwanda. Tugiye kurwana urwanyuma. Byari kuba ari nk'injangwe n'imbeba. Ariko iti rero Sadek shyira intwaro zawe hasi. Mercenary intwaro zawe hasi. Hanyuma mwese inzira ni muri Monisco. Hari naho harimo umubare. Oya buriya niyo habana nka mikro bari kurwana hakaba nka mikro ivuga cyane. Abasikari bose mwerekeze abari kwerekeza muri Monisco mwihute, abasigaye namwe mu komeze abandi bari guta bati ntwaro bati karabaye badutanze muri Monisco. Ariko nubundi barayikoresha se bahoraga babivuga buri munsi se. Ikindi ubwo ndashaka kwereka uburyo banze kwinjira mu mujyi wa Uvira bazenguruka imisozi yose yikikije yego, ndetse banafunga minisiyo iyo ari yose ushaka kuza he muri Uvira cyangwa se no muri za Rungu n'ahandi. Ariko kote ya Karemi yakomeje gukomeza kuzana izana he ubwato amato yagiye yava i Karemi yego amato akaza Uvira kandi akazana abasirikari benshi. Nase ntibaba ko ari bujye guhagarika suruse zayo, niba bavugira ko ahose bavuga bagomba kujya guhagarika ahantu amato ari guturuka. Yego ibyo byashoboka. Niba bavugira ko M23 ntiribubeho idafite Uvira kandi FARDC nayo ntibaho idafite Bukavu. Ubundi rero intambara ni continuity iteye. M23 yafashe Bukavu ikeneye Uvira kuko Uvira ni menace kurenza ibindi byose M23 ifite. Kugeza umuntu uri muri Sud Kivu n'umutekano iziza wazanye turi bugaruka uzaje mu mugejo zihari kubera iki Uvira ihari. Yego n'imbaraga nyinshi zari force in the Sud Kivu hazabonye iki bipanga byose bayipangira muri Uvira n'aba force zagiye zinyura muri Bunyakiri zikaza za Katana zishaka gufata Kavumu zabaga zaturutse muri Uvira. So bivuze ngo ntago baza bari bubeho badafite Uvira. FARDC ikeneye Bukavu kandi FARDC ifashe Bukavu yabikeneye na Goma. Oya ahubwo yabageze Goma. Oya yabikeneye Goma. Wenda ushaka kutayibona biyora ariko yabikeneye. Hanyuma ebe turifite Goma ikeneye Bukavu, kubifite Bukavu ikeneye Uvira, kubifite Uvira ikeneye Karemi. Niwe ahagarara aho ngaho. Yego. Hanyuma ikindi tugiye muri majyaruguru ifite Masisi. Masisi raho gutu udafite Warikare. Bari bazanye zakati ushazana n'ibindi bibunda byabo kugira gute kurasa muri Masisi ishobora kubaho idafite Warikare. Ntago bibaho. Birashoboka. Gute? Masisi ifite ikintu kimeze nk'umwihariko wo kubaho kwawo. N'abaturage bari Warikare batandukanye n'abari i Masisi. Imibereho yabo donc abantu Warikare kenshi bazireba cyane ibintu bijyanye n'amabuye gusa, ariko urebye aba Masisi bashobora kubaho batitaye ku by'aba Warikare gusa, ahubwo M23 yagira
Masisi idafite warikari ikabaho ivuga ko yizeye ikibugo. Ibyo ushaka kubwira. Ariko na coalition niko bimeze. Nivuga ngo bariga abantu genda nabumva pe. Coalition nayo iri mu mibare. None se coalition ye iravuga ko ifite warikare idafite Masisi ivuga ko ifite iki? Oya. Uburya FRDC na Kongo Kinshasa nabo n'abafatanyije nabo nta kantu na kamwe akagombye gutakaza. Kuvuga ngo ntabwo ngiye ngo nta kibazo ngo mfite warikari ngo nimugumane Masisi yanyu ni ubuvuga cyane iyo mbona ari ubuvuga. Nukuvuga ngo reka mubwire si wowe ujye ubivuga. M23 yafashe Goma. Ari uko yamaze kwiganza muri Masisi. Yego cyane. Bivuze ngo FRDC ikeneye Masisi ngigaruke muri Goma. We igeze Masisi Goma yabageze. Ibyo byose yego igarutse mu misozi nka za muremure za Mushaki byarangiye. Sibyo. Nge ndakubwiye ngo ugeze muri Masisi byarangiye Goma yaba yafashwe. Noneho no kuvuga ngo bube kuntu nyine buri wese ari ku munzani pe bari ku munzani nta mahitamo M23 ifite yo kutitabara. Nta nubwo FRDC nayo nta mahitamo ifite yo kutarwana ko FCM23 bafite espace nini. Ubunsigaye mbona rino ahubwo yababanye ntoya cyane. Yababanye ntoya cyane. Sorry. Ni ntoya cyane. Ni ntoya kubera ko urebye ahantu umwanzi ashobora guturuka hamaze kuba hanini. Yego. No kuvuga ngo ahantu ho kurindira hagomba kwegera kure. Ubwo rigini gushaka kwereka uburyo ibintu Kanyuka avuga birimo imibare kandi bikenewe. Kanyuka aragira ati ibitero muri warikare sibyo? Aragira ati ibitero muri ntuza muri warikare. Muri axe ya warikare. Biri gutegurirwa mu sibyo? Cyane. Noneho bivuze ngo M23 ikeneye warikare kugira ngo Masisi ibe securize. Yego. Hanyuma none reka mubwire iyindi challenge bazagira. Nibagira warikare bazaba bakeneye Karimi kandi bagira Karimi bazaba bakeneye Kisangane. Nko uyu munsi wa none reka ngo urugero rumwe. Bafite Rubero ntibarajya Rubero Centre. Challenge bazagira ya mbe nibagira Rubero Centre bazaba bakeneye Butembo. Ubwo bivuze ngo na Butembo nayo uyu munsi wenda irahumeka kubera iki ifite za Kasindi bafite ibyo bakora Uganda bafite Beni hirya yabo bafite za Ituri ariko buri mujyi wose bari kugera ukeneye wundi wo kusapotinga nk'uyu munsi M23 kugira ngo economy yo muri Nord Kivu na Sud Kivu ibashe kugenda niba koko ivuga ko ikeneye kujyana restauration d'autorité mu bice bindi kugira ngo movement yongere ibe nziza abaturage bagoma babukavu babashe kugera no kubona economy yo moving nuko byo turizabifite ishobora kugira axe cyangwa ishobora kugira uburyo yakora kuri Kisangane ndavuga uburyo Kisangane ishobora kubihari ni n'uburyo Butembo ari n'igihe ntekereza n'uburyo Butembo ishobora kuzatwarwa n'ingabo za Uganda niko mbitekereza ariko icyo shaka kuvuga uwaba yifite wese ariko ashobora kugira gute kuba gutuma abantu bahahira bafatanya yego urumva umunigo Goma ifite wo kubaho economy yabo itari moved itari kugenda buja itari kubuja bivuze ngo indege ishobora kuva Kisangane ikagwa Goma indege ishobora kuva Goma ikajya Butembo indege ishobora kuva Goma ikajya Kindu urumva haza habaho movement ni even easy economy ni economy yabo y'amabuye bavugaga tactiquement Butembo ko batayigeze icyo bakora abandandi bazi kudiringa bro urebye neza bakubwira ko nta kintu na kimwe ubona movinga kigana Butembo ubona nta kintu abandandi bazi kudiringa uzi ko Butembo iramutse ifashwe ubundi hari imijyi ishobora gukoraho Kinshasa Butembo M23 iramutse yifashe kayikontorora igafata Uvira Kinshasa bizahinduka ahubwo na president bashaka kumubwira akavaho yego ukaba ushoboye yego ariko urugero wenda ibyo twavugaga barakubwira ko hari amanama menshi ari guterana muri Uvira yego bo baravuga bati uyu mujyi wacu Uvira dukwiye kurwaniramo niturwaniramo harashya bamwe baravuga bati turarwana abandi bati turwana Uvira hazashya ko iki barabibona ko nta yindi solution hari M23 ishaka Uvira ubuzima Uvira hazashya se abarundi buriya nibo bakagombye gutanga urugero rw'ukuntu Uvira itashya oro abarundi igihe bagomba kugendera ntabwo bagiye baba bagumye aho ngaho kuvuga ngo rero ntabwo bazemera kugenda basubiza batwereka umugongo
ahubwo bazabanza guhangana rero bivuga gutwika Uvira bazashya. Hanyuma ndabona Evariste rwose ati M23 yabanje kujenjekera Bazalendo basidi Kivu, niyo mpamvu bigira kuriya, ariko barabibonye barimo barakubitwa nk'uduhinja. M23 yabanje kujenjekera Bazalendo, abajenjekera rwose basidi Kivu yabajenjekera gute baza umuriro. Umuzalendo wavanye na M23 muri Rucuru, ariko umuriro Nyiragongo, ako uzi ibintu biriya byose ni Bukavu. Rufate yuko Bukavu yabatunguye igahita yisohokera, biriya yabaye nka isheke ya M23. So icyo twavuga Abdallah, igihari wenda turi tweza n'umusozo, nuko kuno guterana amagambo, kurebana y'ingwe hagati y'ababombi, mu bigaragara ni imirwano. Ikintu abantu bagomba kwitegura, cyo makuru tugiye kujya tuvuga ni tombe zigiye kuza, itombe zaranaje zari gushikina izindi se ni tombe. Hanyuma bira bya kongre ya Amerika nabonye nayo irakurura iki tombe. Bundi hari inzira nyinshi ziri kuzana tombe. Ibi abantu ba depite n'abasenateri ba Amerika bavuga ngo bakende Trump ko basobanurira ibya diru ya ntuze y'amabuye. Bari muri diru nabo bari muri diru bari abantu muri areka mubwiza uko ubona ko tuvuga ngo ibihugu ngo birwanya ngo corruption n'ikiyose. Niba ahantu hari criminalite nyinshi ni muri Amerika, niba ahantu hari corruption nyinshi ni muri Amerika, niba hari ahantu hari amacakubiri ni muri Amerika. Yego, no kuvuga ngo n'aba ngaba ni groupe y'abantu batandatu basinye. Kongre igira abantu barenga 100. Ibyo byose icyo baba bakoze ntago bari gitoya muri mu buryo bwa communication no muri politique, si ikintu gitoya, ntabwo ari gito. Oya, na impact bigira bateye mu gihuru, na impact bigira bituma wenda abantu bavuga ati kuba muganizi diru tutamenya no kwereka. So ibi byose abudara nkuko M23 ivuga birabangamira nyine processes yabo ya Doha ndetse na Washington. So urebye neza inzira zose zihari uyu munsi ziri gukirewa n'intambara. Ibiri Doha n'intambara. Ikindi turebe, ndibaza ko ne Evariste ejo babinyandikiye, sinzi niba ari we twarimo tubiganira, ambwira ati intambara ntishobora guhagarara, ahubwo Kinshasa niyo yakajije umurego. Ku mpamvu ikomeye isobanutse kuri Kinshasa, yo impamvu niyi mve uko Evariste abibona. Kinshasa yasabwe kurekura imbohe M23 yasabye, kandi Kinshasa izi neza ko hari benshi yishe badashobora kuboneka. Aka ni akantu gato ngiye kuvuga. Noneho atayeho aho kugira ngo ivuge ngo igiye gutanga abo idafite, kuko itabazura kandi ikaba itakwerura ngo ivuge ko yamaze kubica igahita ibibazwa. Nta yandi mahitamo ifite uretse kwemera kurwana bagatsindwa. Ikibigaragaza nuko n'ubu minisitiri w'ingabo n'abamuherekeje bavuye muri Argentine, Brazil na Colombia, ngo bavuyeho nibaza nejo bundi. Yego, bari gushaka iki? Imbaraga imibundano. Ikindi iki bita ngo ni restauration d'autorité de l'autorité. Iki kintu kirimo ibintu byinshi. Nuzana kankuye akantu kamwe urugero rumwe, katujye kuri human right. Yego, akakonyene bakajyanye muri izi teritwari za leta kazakuraho benshi cyane. Bari ikibazo nuko abaziyoboye za Human Rights Watch bose baba bari kwa no, icyo bavuga nuvuga ngo turi zaterura ibyayo, siko Kanyuka avuga se ko bazaterura ibyabo bayijyana aho leta iri, niho iyi authority. Oya, biriya ni byabo, ariko barakidiscussing kandi nanareba neza muri principe za leta ntabwo yabyemera, ntabwo ari ibyabo muri principe basinye kirimation kandi kizaba national, ntabwo ari muri ntabwo authority zaza kuri Kivu y'Amajyaruguru, Kivu y'Amajyepfo. Siyo mpamvu batarasubira hasi. Yego, ntabwo rasubira, ntabwo ari babyemeranye. Yego, niyo mpamvu ubwo ko aka kantu ubwo nakubwiye human right, ubwo katujye noneho muri ki wani dushaka tujye mu katujye katujye muri justice. Justice already tunabutsa ko abadukurikirana ko deja bamaze gushyiraho komisiyo izatunganya justice ya M23. Yego, hashyizeho liste y'abantu benshi cyane. Yego, bashyizeho liste y'abantu benshi cyane. Urumva no ngo muvuma iri kwiyubaka ku buryo budasanzwe. Bashyizeho abantu wenda wasanga ari abantu tunazi wenda, cyangwa se ari abantu muziranye.
bashyizeho n'ubu ntabwo wabura amabuzi mwabo ngabo ntabwo wabura amabuzi bashyizeho monsieur Kimburumbu de Lyon Kimburumbu yahoze ari sekreteri wa nuza wa nanga ndibaza muri AFC n'ubu ngubu ni sekreteri ushatse ntiwabisoma ariko niwe uyobora iyo nani iyo komisiyo yo irahari ubu nuvuga ngo ni nka minisiteri y'ubutabera katifate gutyo muri M23 so katurebe corruption Kongo Kinshasa ni none se ko mbe turi ibirwanya deja birwanya kuko n'ubu ngubu muri no minsi maze iminsi ikora umukwa wo gufunga abantu bakaruswa abaturage izabafunga paka izaruwa reka nkubwire uko bazabarwa meki uri aba bahungu bo muri M23 nge ndabemera pe nari abahungu bafite ubushake bafite imbaraga n'iki byose ariko buriya ni abakongomani ariko ntago bivuze ko atabamo abantu bari strong ndavuga muri societe habamo abantu bameze gutyo ariko habamo n'abantu bashobora guforobinga kose kuko kuba waravukiye muri Kongo urumuzayirwa cyangwa umukongomani bivuze ko udashobora kurwanya ruswa buda bisobanura ko bafite akazi gakomeye gakomeye niyo mpamvu ubwira ko bafunze niyo mpamvu ubwira ni abakongomani kuko ngo iyo komisiyo irwanya corruption ndakura yifite ikibazo gikomeye igomba kurwana uri rugira ibyo ngibyo u Rwanda rwabigezeho byoroshye bari babirangiza u Rwanda yego n'urugamba nyine rukomeye urugamba rukomeye cyane u Rwanda turi bamwe mu barwanya corruption ariko turayizi ko irahari pe cyari nongora icyo ni kimwe turebe kuri corruption ubwo tugiye kuno no ku mutekano bamwe mu bayobozi benshi ba Kinshasa bafite imitwe yitwaje ibirwanisho ngo bamwe mu bose ntacyo genda avuga bamwe bose ndavuga bamwe uramenye ahubwo iyo udafite umutwe urwanisha ibirwanisho se ubwo wavuga ndavuga bamwe bafite imitwe yitwaje ibirwanisho yego gusenya imitwe umugati urabugiye yego ubundi kugira ngo iyo autorité de leta bavuga kugeraho muri zi teritwari za leta bavuga igomba kujyayo hari abantu benshi bashobora kwisanga muri gereza abandi bazisanga ari abashomeri bise ubuzima bwa benshi buzahinduka niyo mpamvu rero icyitwa Doha biragoye ntabwo kizajya mu buryo biragoye niyo mpamvu kizangiriza ubundi nabivuze mbere kugira ngo Kongo ibintu bizatungane ni revolution icleaninga hose cyangwa ihindura structure y'imiyoborere yose urugero igihugu bakagicamo ibice yego kikaba ibihugu byinshi cyangwa se hakabamo ya etat fédéral ariko nayo igomba guhera from zero badahereye ku byo Kinshasa ifite uyu munsi ngo babyubakireho nayo mpamvu ubona bananga bavuga ngo nta FARDC izogera ivangwa muri ARC bakakubwira ngo bambonima bati twebwe ntidukeneye kugira n'umuntu umwe tuvanga ubuyobozi bugomba kuba ubuyobozi bwabo bazafonda from zero yego nibyo nakubwira nk'ibyo bya ruswa nk'ejo bundi bakubwira ko nka Makenga amaze iminsi afunga abantu benshi nabo mu muryango we nta mikino bazafungwa sinakubwiye se nyine n'abakongomani ibyo ni cyambere tugomba kumenya n'abakongomani bavukiye muri environnement ruswa ikoramo biragoye kugira ngo ubabwire uyu munsi ushobora gushingira kubera ko bavuye muri urakire baje muri modu ya revolution ukagira ngo bahise bahinduka bifata igihe kinini bifata igihe ariko hagomba kuba ingero hari abana benshi bize barezwe muri uwo muco wo kutajya rya ruswa abo nibo bakenewe rega buda hari ibintu yuzanye none izo tolerance ngo bazahirwa ngo bavukiye mu byose bivuze iki ushaka kubaka igihugu urwanya corruption ntacyo bivuze ubwo wakubaka igihugu uvuge ngo mama ngo uko mwaryaga ruswa bivuze yuko ubushake bwo gukuraho ruswa buhari ariko ko ari inyundo uko bari gukubita wazarendo nkubwira buda nibyo navuga wazarendo irazishyire bariyeri hari yica umuturage imwambure hanyuma ngo nuko n'umuzarendo ngo n'umuturage afite imbunda ngo n'umuturage kubita naguhaye urugero rw'amagambo ari muri Ezekiyeli ngo marayika yabwiye Ezekiyeli ati Imana yabwiye marayika ati fata inkota yawe ukubite utabare kandi uhere kuri turiya dusaza twicaye imbere y'urusengero
ntiyigeze babara utudusa tw'urusengero kandi abuda muri leadership ntabwo leadership igihe hatajemo na dictature niyo ishobora kuko mama ni sawa ariko igitugu no gukanda birashobora buriya umuntu wakanzwe ahita ashyiraho systeme yo kubaho yindi itandukanye n'iyo yari nakubwiye ngo uburyo n'ubu byaratangiye abenshi bari mu mvuto bakubwira ko mu Makenga nta brage rwose harimo abavandimwe bavuga gutyo. Ikindi nko mu magereza bya bindi kuko urabona mu bakongomani bagira umuco wo kugufunga bakarya ruswa, ufungiwe icyaha gikomeye ariko uruzana akakitu urasohoka. Makenga ngo yaboherejemo abahungu be apana kuvuga ngo babandi baba hafi yiwe nabo bakajya mu bafunga asisi tuko na kakitu bajya kubona bakabona nk'umuntu amaze mu minsi 5 bakabona ngo convoy yo kwa Makenga ije kumwitwarira. Ubwo uribaza uko bigenda rero. So urumva rero muri leadership hazamo ibintu byinshi kugira icyambere information ibiriki yego kuko niyo ubundi ntushobora kuyobora utagira information yego icyo ubasha kucyaccessingaho rwose ubasha kuba umurideri mwiza. Hanyuma muri migire yawe mu buyobozi bwawe hazamo koroshya akazamo kuba umubyeyi ariko akazamo no gukanda yego ntugire imbabazi kuvuga ngo umwana wanjye si kwajya kurya ruswa nta gufunga yego cyangwa ngo Kabila Desire yarashatse kwica Kabila Joseph iriya nkuru barabivuze ariko ntabwo nashoboye kuyimenya neza. Kabila ngo arahunga barabivuze ariko ntabwo rwose reka dusoze gusa icyo twabwira abantu nuko umwuka w'intambara uri gututumba izikomeye. Hari intambara iri kubungu bari kurwana bari kuzana ibikoresho ingabo 4500 za FARDC zaje muri Uvira. Mwumvishe ko na Veturuga yihamiriza Buffalo imaze iminsi izanwa n'indege rotation 5 za Buffalo ibatayo ya Buffalo yaje muri kubyumva. Rubero namwe arabyumvishije ubundi Veturuga yararwanye ifashe uduce abagande bakora negotiation Veturuga isubira inyuma ngo FARDC bagiye kuri abagande ati nyamuneka mubabwirwa basubira inyuma. Veturuga arimo yegera ahantu bita Chavinyonge kandi abantu babikurikira wegereye ugeze muri Chavinyonge Veturuga bifite West kuri Kasindi Butembo Beni yego urumva ko nabwo nubundi buryo. So urebye neza rero ubona ko dushingiye ku byo Kanyuka yavuze Uvira mu mazi abira Pingiri mu mazi abira Warikari mu mazi abira naho kintu aho bavuze hose mazi abira. Hanyuma nijoro nanabivuze igituma dushobora kuvuga ko Bujumbura nayo ishobora kuzajya mu mazi abira. Bujumbura ni suruse ya FDLR suruse y'abazarendo suruse y'ingabo n'uruganda rukora FDLR ngo hari n'ingabo ziri mu Burundi za FARDC zivuga ziti embe turifata Uvira durasa mu Rwanda bari stand by. Ako kantu rwose n'abantu kubona ko nta mazambara mbanduga data basanga bafite icyo bize basanga iperereza ryari babwira ko muri week ko ibyo bintu ko batabari byo. So rero icyo gitekerezo cyaba kumishoninga Bujumbura icyambere cyo mbona ko Veturuga ko nabahanga pe nabahanga abuda kurira kwabo gufiterezwa nkubwire ubumve uvuze ko Bujumbura ari musa kandi uravuze ngo dufite ubushobozi bwo kurinda abaturage dufite uburenganzira bwo kurinda abaturage no kwirinda ubwacu tukajya no gukuraho iyo suruse. Barabizi neza ko Gitega bazabarasa Bujumbura izabarasa. Ndashaka kuvuga igitekerezo cy'Ubujumbura cyuko barasa mu Rwanda cyagiye nyine najyaga kureba ukuntu abantu barwana u Rwanda urabona ko bararuteye barashamo ibisasu byinshi. Nabonaga nani focus cyane yari gusama yari yo gusama ibyo hejuru ariko hari imbunda nk'eshatu ndabonaga origine amasaso ari guturuka imwe nabonaga mu hejuru ibindi ku ruhande gutyo zashubije zo zirasa zihamya apana kujya gufata ahubwo zo ziri aggressive kubera ko zarepondagaho amasaso ari kuva. Ndakurahiye byagaragara nabi ari bibaye nk'Ubujumbura hashya oya ibyo bazabitubaze zirambunda iyi mbunda yaravuze inyuma yanjye namanutse nagize ngo neza nagize ngo turi ariko noneho Kofi yahise yiruka
ariko bazagerageza barebe bazabikore barebe uko byagenze kandi ndakubwiye iyo mbunda izo mbunda zarashe imwe kane indi kane ntabwo byongeye kugira byahise birekeraho ni ukuvuga ngo izo mbunda imwe izo ebyiri zarashe kane na cya gifaru kane baraceceka nta kindi kintu cyongeye gukurikiraho na feri ihita irorera ndetse mu Rwanda irarangiye ku bukeye barabyongeye barasa n'amakatusho uzi ko yanyuraga hano hejuru aha turi katusho zararengaga aha turi muri studio zikajya mu rugerero yari rwose yanyuze hano hejuru ngira ngo iguye na hano yazagiye mu rugerero ariko nabwo basubijwe ntabwo ubundi abahungu banyu ntibarenze si kenshi inshuro nyinshi nenye ufite mu gatuza haremereye cyane inshuro nyinshi nenye kandi ukabyishyura ubwo abarundi bazagerageza tuzareba tumve umuntu azahagarara natwe twagerayo imboni zizabidufatira ngaho nguko reka cyangwa tuzanajyayo reka tubasezereho budara nibaza ko icyo twavuga ni uko intambara bari kuyitegura Kanyuka kuvuga Burundi arabizi neza ko Burundi bwashyize imbunda zabo z'imizinga mu Burundi ibyo birazwi twarabibabwiye abantu bakurikira Bwiza TV ntacyo mwabuze kujyana n'amakuru zirahari rwose izi mbunda rero ziri ready kuzarasa M23 kandi nayo nibayirasa izazirasa yego aho rero niho Bujumbura izajya gute izakira umushyitsi ngaye ngo kusoma ibitekerezo buda Fulgence nkuko bisanzwe yadusuje Fulgence Chris Jenny yadusuje ati igitendo cyiza Chris Jenny yadufashije ku byerekeye na Prix Nobel yuko zitangirwa muri Norvège apana muri Suède ahubwo Prix de la littérature ikaba ritangirwa muri Suède mu macondo yadushuje Augustin Muhizi kubera iki Putin afata intara za Ukraine akazomeka ku Burusiya M23 yafashte metero nke za Kongo hanyuma ukira aho ngaho nuko hano haherutse kubera imirwano makuru mbonye mbone yacu duhaye nuko abakoloneli bose bari bayoboye urugamba muri bira bice bya Kaniyora Nzibira bose bamaze kugezwa Kinshasa bagiye guhanwa benshi cyane ndimo ndabaza umubare uko bangana bagiye guhanwa ngo bari ruswa M23 bagize bari ruswa M23 ngo barafunze babagejeje deja bashaka ko bagejeje Kinshasa urumva rero uru rugamba rero izi ntamba zarangira zihitanye benshi abakoloneli muri FARDC abagenerali yatari twavuze n'urupfu rwa Aisakira akira nani rero mu macondo ati rwose ambasaderi aruhukira mu mahoro na Fulgence nawe nuko Brigitte Semaho ati ivyo Burundi ntibibaraba kandi amagambo muvuga y'ibinyoma ntiyazotuma usambura ubumwe bwacu kubera intego yanyu ari gufata Kongo ubundi nabwo bugize stop ubumuje mu binyoma nguyu rero rwose nakomera ariko nagira amahoro nagume mu mahoro ya Nyagasani tuza uwo murundi ndetse naryohewe ngo yitwande yitwa n'umudamu ngo yitwa Semuto oya yitwa Brigitte Semaho uwo ngo bashobora kuba yaranavugaga mbere Goma itarafatwa ngo Goma ntizafatwa nagira amahoro nagira yavugaga ngo Goma ntizafatwa naryoherwe tuzavugana nyuma ndabamugana ntiyaherukaga ubu ngubu none ubu akangutse ati yego Semuto Jean Pierre ati Bukavu ntizafatwa none subize ariko twari dushoboze ejo abazarendo nangiye iyo nkuru tutayibuze twayiciyemo Abdara abazarendo ngo bagaragaye mu mujyi wa Bukavu mu minota 10 ngo ari abantu 10 yakuvuga ko nyine ngo nabacengeze nukuvuga ngo nimbone yambwiye ati none mu gitondo hano i Bukavu abazarendo binjiye hano bari bageze ku 10 n'imbunda zabo binjira mu mujyi bavuye mu ishamba ry'ingweshe aho banyuze M23 mu nzira hose ngo M23 yari hari ntago bazi aho baciye kuko aho hose zangweshe M23 yari hari agomba ko habarimo nabikibazo kindi ati vraiment umujyi w'ibukavu hiriwe panique cyane kubera abo bazarendo arwongera ati reka namwaje se bwo bari bameze gute ati reka nabacengezi kabisa twababonye bageze hano ku cayi kwitorero dia gatalize niho bari bageze ariko aho banyuze kugira ngo bagere hano mu mujyi hagati twumiwe ndituhazi aho banyuze M23 yaje bariruka riduzi aho barigitiye
nda n'umwe bafashe ubwo masomo uko babinyandikiye. Iyo tuvuze rero Uvira abarundi bose bajya bagira akantu, ariko harimo n'abandi nabo bavuga bakavuga ati umva nk'uyu ya Uvira ntimuze musubire, ni ukuyivuga kuko niyo iteye amanyama abadedi ubu baraturembeje nk'ubu M23 ntiyakwinjira Uvira ikabakubita ngaha i Bujumbura bakaza bakabakubitira bikwiye. Ubundi n'abahita asubiza ati hewe yabwiraga PRF nagwa yabaza rendo burya wite bo mu mujyi wa Bukavu nagwa amavideo iva burya wizeye ko Kagame agukuririraho abadede aho we ntiwo kwiyahura ukaja kubakuraho. Urumva bari kuganira bavuga ibyerekanye no gukuraho ubutegetsi bwabo. Cyo mu maco ndo bati ese drone zishobora kurwanira rimwe mu kirere cyangwa zigomba kuba programme d'avance. Drone kujya zirwane nta ma system baba yarakoze mbere kuko ibihugu bigira ubwirinzi koreza ama drone ni nko kugira station y'umuriro. Hari ibibuga by'inde ibibuga zigomba kugwaho zigomba kubaho. Oya we yaragira ngo bavuge ko wenda icyo bita combat instantané kugenda cyari oya ntago yashoboka kubera ko drone ni indege iyoborwa igomba kuba ifite data igendera kuri grid coordinate. Ariko mu kirere burya drone izazindi zifite amasasu uyitwaye iyo arumaritse danger yayirekura nyine ibifite ayigomba haguruka ifite ayigomba kurasa kuko icyambere drone zirakora ubutasi. Bashobora kutuva urugero bashobora kugira nk'eshanu zikora ubutasi bakagira izindi eshanu zije kugira gute kurasa ziza kurasa aho zazindi zakoze ubutasi. Ariko nka kamikazi bakubwira ko yo irakora irataka ikananeka. Urumva yo rero ishobora kuzikora mu bantu yarangiza kanarasa ndetse ibyo byagiye biba mu Marundi babanze barebe Barundi nko muri hari inkuru twaye tubaha bari nko ku ma foreign muri za Uvira byabayeho aho drone ya M23 yagendaga bari gutya murabyuka mu byabaye minsi yashize bari ku murongo baganira ikabarasama. Yego so ibyo no ejo bundi muri mu rugamba rwabaga yijyaga nyine aho bari muri defense. Yego ni nako niza FARDC zibikorerwa iyo FARDC yagize grid coordinates za nyazo iza gushaka M23 nayo muri defense. Drone nta drone indwanye uko hari nk'umusirikare umwe twavuganye ambwira ati zirakanyagwa zirampige yambwira ati ni impigi yambwira ati cyasi ko icyo ni cyakabyara hati kuko kirasa yari muri Warikare ambwira ati ntubu kiravuye ati kirarasa ahantu kibonye ariko kare ko karasa irahiga nawe tekereza ko bakigera muri Warikare yarasenye ibiraro 5 drone. Urumva ntago ari ibintu babyoroshye ariko siko yose yarasaga hakurya hirya yabo. Furious yabwiye abantu bose ngo izo nizawaza rendo like abantu ntibakore like rwose. AFCM bagiye mu byo gucukura bagiye mu gucukura amabuye y'agaciro ntibaba bagishoboye urugamba ahubwo mu bice babohoye barakeka barareka abacukura bagacukura ubundi igasoresha. Ibyo ni ibintu byumvikana. Ikindi ishobora no gutanga uburushya mu bucukuzi kubera ko niyo ishobora kumenya umutekano w'ibyo bintu ikamenya n'iki. So rero kananye gufasha buda warugeze he wari hafi no kurangiza. Nagize kuri Nobel bayitangira Norway NNC ya kuri Chris Jenny ati Auguste Muhizi nta kugeranya M23 n'abarusiya biriya babyita la raison du plus fort. Afrika kuba nta ntwaro kirimbuzi dutunze bagashaka buhake bazakomeza kutugaguza agati niko bimeze kugeza igihe natwe tuyigize. Abo rero nabaza rendo ngo bari bageze Bukavu hari naho basabaye bakoresha ikimeze nk'inama ariko M23 yaje bari ukanga. Ubwo iyo ni sabotage ariko urumva ibwo M23 bigomba ibibanye ikigwa ibiri permeable kwanga maze arinjira. Yego so ngaye nguko rero ndubibaza ko butatu umunsi wa kuri uyu munsi twasoreza hano